ntabwo wagira inda nk'iyi nta bakora bose kabari hakana abandi bashira barati ni wowe abandi bose barabeshaga bagabo muraharara uwajya muri telefone za yasanga harabo mwaharanye uri mubwira ko zamubakire taje mugese n'uwawe nawe kwishura inzu wawe byakonanye tamuza n'umugore yari kuri size hanyuma akaza ari ndumeze nk'igicuma niwe wabiteye iminsi yose mu gitondo nimugoroba ubwira umugore wawe ko ameze nk'igisabo nubwo abyaye karindwi n'iribwiriza ikagenda nta mutwazanye zanuza nimwe mwateye bamubwira ko ari umukecuru nawe ndakayigarika nyine nuko igifu kikahaguka kumubwira umundeba nabisi uzareba abagore batunga abagabo bakunda kugisafari cyane cyangwa bataha nijoro muri kerere nibo bagira inda zaje imbere urebe kubera ko wanjye hahora urebe ko hariyo ufite uzi impamvu inda ziza imbere agahinda kajya mu mutwe kahakuzura kakamanuka mu mutima ukuzura kakiyicarira mu nda ubu ukaza ngo ni umubyibuho wa hehe kora agahinda kabuze iyo kajya kicaye mu nda uzi kubona umugabo adare 5 yarakoze mariage atajya yambara impeta ubwira n'abafite ibigore ni iki kikubuza kwambara impeta wambitswe n'umushumba
umusaraba igorogota mwami we nanjye nzaharanira kugera iwawe mu bwami bwawe
Hallelujah. Hallelujah. Ufite impamvu se. Ufite impamvu shariro nushaka uyu munsi ubyine wica wazimu. Hallelujah. Bwira umuntu muri kumwe ngo nta kintu kidashoboka tuzi umutima. Oya mukomanga umubwango umubwira ngo nta kidashoboka n'icyo biraza gushoboka. Hanyuma nitwa Revera Pasteur Mukandayisenga Jackie, ndi umugore Yesu yagiriye neza. Hallelujah. 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 Urabona ataragiriye neza se. Yangiriye icyizere rero nabize umurimo n'uwo kwizerwa. Hanyuma tugiye kwakira abashyitsi. Mbere na mbere twakiriye abageni bacu, reka tubakomera amashyi. Yesu aramugisha. Hanyuma nawe yakomeye wabishaka utabishaka, reka dukomere Imana amashyi n'abicare biriya n'abakomere Imana amashyi. Hallelujah. Hallelujah. Reka twongere dukomere Imana amashyi ntacyo bitwaye. Hanyuma none muri telefone nani mushaka mwakomera Imana amashyi. Amen. Hallelujah. 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 Hanyuma bwira umuntu muri kwengo niba unababaye ubyirengagize basi. Kumbwira ngo niba unababaye ubyirengagize. Hari igihe nyine umuntu ababaye ariko uyu mwanya ndagusabye nk'umushumba ngo ubyirengagize. Si byose. Amen. Murakoze ko mugiye kubyirengagiza. Hanyuma rero nakiriye umuyobozi utuyoboye mwari mu kazi. Yesu amumugisha nahaguruka basuhuze mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Nakiriye ko yari tabaza namwe muhereza Imana icyubahiro muhagurutse. Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma twakiriye abantu baje baherekeje Oscar n'abandi bazamuke bahereza Imana icyubahiro ko bari muri ibi birori. Zamura icyubahiro cy'Imana. Hanyuma namwe reka tubakomere amashyi abaha umugisha. Reka twakire abandi baherekeje Charlotte nabo bazamuke bahereza Imana icyubahiro. Reka dukomere Imana yacu amashyi kandi menshi cyane nawe Yesu abaha umugisha. Chaye ayiwe muzamure haleluya twumve. Hallelujah. Amen. Hako batagize bitewe n'ikinyejana aho kigeze. Reka mbere na Marene na Pare nabo badusuhuze. Yesu abaha umugisha. Bazamura ibiganza byabo mu cyubahiro cyabo nabo badusuhuze. Yesu abaha umugisha. Tuvugane cyane ngo amen. Haleluya. Uyu mugoroba turanezerewe. Obere umuntu muri kumwe ngo turanezerewe n'ukuri. Turanezerewe ku bwa Charlotte na Pascal. Haleluya. Hanyuma ubu tuvugana turi mu itorero Alpha Holy Church. Yesu ashimwe cyane. Dukorera umurimo w'Imana mu Kigarama cya Gisozi, ariko uyu munsi Imana yabyemeye ko tubamba amahema hano. Haleluya. Kandi biravuga ngo tuzagera hose hazaba habaye ahacu. Turi kumwe n'abayobozi batandukanye, n'umuyobozi wa mama w'iterambere, n'abandi bayobozi bose nabo bahaye ikaze muri uyu mwanya. Amen. Haleluya. 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 Hanyuma turi kumwe na Pastor ku Kibungo, nawe Imana imuha umugisha aho yicaye agubwe neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haba harimo n'undi mupasiteri waba urimo nawe yazamuka akadusuhuza mu cyubahiro cye. Pasiteri cyangwa mutumishi ya Mungu Evangelist naba arimo muri iri teraniro. Haleluya. Haleluya. Amen. Hanyuma nawe Imana imuha umugisha kubwo turi kumwe muri aya materaniro. Hanyuma muri mu kiganza umuntu muri kumwe mubwira ngo uyu mwaka urangiye nawe Imana igusekere. Abana bakecuru hano batarimo kubyakira. Yego yego.
ngo wateranye n'abahanuzi Imana igukoreye ikintu nawe usoza umwaka useka icyo nabaye muto. Haleluya haleluya haleluya. Imana igukorera ikintu gituma usoza n'abagabo Imana bakorera ikintu gituma musoza umwaka museka kandi yagikora. Haleluya yagikora hano yagikora. Yesu yarabikoze gukora Imana igukorera ikintu gituma usoza umwaka useka. Imana igikore yagikora. Oya turi kubyata. Naturi usenda hano Kimisagara. Ndabibumvira bari. Oya, ntabwo urusenda rumwe badahisha akayi. Oya byose birashoboka. None muhagaze ni bishop wasumirikiza. Imana gukora ikintu gituma usoza umwaka useka. Ariko mani gikora barazibajikire. Bwararangiye nawe wakireba ukabona bwararangiye, ariko ndakubwiye muri aya materaniro turi mu rusengero Imana igukorera ikintu gituma umara umwaka useka kandi Yesu ajya agikora. Ndabona se abageni batangiye umukino hanyuma Yesu abamugisha. Haleluya. Imana igukorera ikintu enewe nuko bimeze, niyo gahunda y'Imana. Muri Nahumu haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, narangiza akamamaza iby'amahoro. Haravuga ngo Yuda we komeza ibirori byawe kuko umubi yatembweho. Charlotte hari umubi watembweho, hari umubi watembweho ntibanabyumva bose ko hari umubi watembweho. Kandi ajya avaho ariko ajya avaho. Uzi ko umubi w'umugongo urwaye yavaho muri iki gihande, uzi ko umubi wa diyabete yavaho, uzi ko umubi w'uburushake avaho. Nawe bakakubaza izina henewe. Ndakubashimira abana b'abakobwa 8 barabibateye, aba 20 nuko 25 ndabona n'abasore bafite impano sawa. Hanyuma Yesu abaha umugisha. Mashaka ko munaseka no guseka byongera iminsi yo kubaho. Haleluya haleluya. Bari muri bimba Yesu yarabikoze. Hari ibihamya Imana igiye kubaremera, hari ibihamya Imana igiye kurema, hari amwe umuntu reka nimuhumure wadi murade pe nahoze byose nahozeyo. Mani rambya ndi karabi mugatarama ngo mwana wanjye bifite aho biva. Ngira umuntu muri kwa Imana ikuremera ikintu gituma usoza umwaka useka. Hanyuma Yesu abamugisha. Sindaba mama nawe yakirema n'ukuri kw'Imana. Sikuntu bavuga ngo uzasaza udatwaye imodoka kubera iki? Ntabwo hari imodoka nawe ukagira. Nyamara nawe yagira n'ukuri kw'Imana. tukigirira. Mama nawe kugirira. Simuzi ari kwikugirira ikuremere. Ibikore.
Ni kuremera ikirenge. Hanyuma nawe umuhanda ugere mu rugo n'abana. Basuba njasa siwe. Hanyuma isaba umugisha. Yesu yaravuze ngo bikubera ukugize gute? Kuze. Hanyuma reka gutinda. Haleluya. Tugiye kwinjira mu muhango waduteranyije uyu munsi. Ariko ngirira umuntu muri kumwe ngo nawe Imana ikuremere mu izina rya Yesu. Amen. Yaraturemeye turi i Kigali twongerereho n'ibindi kuko dukeneye ko Imana ituremera. Hanyuma rero Yesu abamugisha kandi mbugura umuntu uri hano ngo mushumba yagukunze mu izina rya Yesu. Nta badayimoni mufite, ni ukuri kw'Imana kandi abageni bambaye neza. Hanyuma nimuza ko mbavuga ibintu byinshi nabuze aho bihera. Nabuze aho bihera. Haleluya. Nakubonye numva nshaka kurira ariko nibuka ko nta mushumburira. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Ndumva nabuze aho mbihera ariko Yesu ni umugabo ndamwemera. Hanyuma reka nsaba muri uyu mwanya ubadusomera ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi hano muri uyu muhango kugira ngo Oscar abumwe na Charlotte. Yesu ashimwe. Nicyo cyatuzanye hano. Haleluya. Uyu munsi Oscar agiye gusiga se na nyina, agiye gusiga bene wabo, agiye gusiga vuga ngo hari ibintu agiye gusiga ariko hari igihe umuntu agenda bikanga bitewe n'uko atari yabona ikiganza cy'abashumba. Ubu uyu munsi hari ibintu ari busige. Wasika hari ibintu uri busige uyu munsi. Urimo urabyumva? Hari ibintu uri busige uyu munsi. Kajya kubana na Charlotte akaramata. Yego. Cyangwa ndi mushumba cy'akarindi n'umuhanuzi. Yego. Cyangwa ati Imana ikorera muri jewe. Bivuze ngo imyaka yose yamaze hari udatarasiga. Uyu munsi ni finali yo kugira ibintu usiga. Uyu munsi ni finali yo kugira ibintu usezera. Uyu munsi ni finali. Amen. Umugabo uyu munsi hari ibintu ari busige. Uhari uyu munsi dufite ubutware twebwe turi hano bwo kuvuga ngo umunsi wose Oscar atazaba aryamye mu kiryamo cya Charlotte inkozi zizamutondagira. Dufite ubutware. Yego. Nihoho. Ugomba kumutondagira. Haleluya. Mubongo turabirema ariko. Turabirema. Hari abantu bane basaza n'abari mu mikino. Ibi ntabwo ari imikino. Oscar hari ibyo agomba gusiga. Hari imibare igomba guhinduka. Hari ingendo igomba guhinduka. Hari imbuga igomba kugira gute igomba guhinduka. Yego. Kandi Oscar irahinduka. Nizere ko biri buhindukira. Yego. Kandi namwe muri uyu muhango namwe bizanye bihinduke. Hari nasezeranyije abandabwira ngo nta mugore usaza asazishwa n'umugabo. Yego. Nta mugore usaza nasa akagira 70. Nta mugore usaza, nta mugore uba mubi. Mugore abeshwa muri n'umugabo. Umugore iteka ryose umubwira ko afite imyaka 18 naho yagira 40 agenda n'inkumi. Navuga ati mva kuba kiza igenda yambwiye ko ndi inkumi. Uzi impamvu mwashaje? Urukundo rw'umugabo rutuma umugore aba inkumi naho yaba casualty ariko arabona ni njye mwiza ndi minsi bitewe n'ijambo umugabo yamubwiye. Uyu munsi amagambo Oscar atakubwiye uyu munsi ugiye gutangirana nayo. Hari amagambo Oscar agomba kwiga niba yaratarana yazi uyu munsi agomba kuyamenya. Amagambo azatuma Charlotte adasa. Ntabwo umugore
ikimubuza gusaza ari ibiryoya. Tubonye abagore barya bakarwara diyabete. Igituma umugore adasaza ni amagambo meza y'umugabo. Bose kandi nizere ko amagambo yo kubwira cyane tuyujuje. Mu mwanya ndakubwira gukomezaho nandatanga ndutare wavuga. Haleluya. Abwira umuntu muri rwego nawe niba uri umugabo ariko bumvireho. Menye ko umugore wawe yashaje kubera wowe. Tamuza n'umugore yari kuri size hanyuma akaza rindi meze nk'igicuma niwe wabiteye. Iminsi yose mu gitondo nimugoroba ubwira umugore wawe ko ameze nk'igisabo nubwo abyaye karindwi n'iribwiriza ikagenda. Nta mutwazanye zanuza nimwe bwe mwateye. Namubwira ko ari umukecuru nawe ndakayigarika nyine nuko igifu kikahaguka. Icyo kumubwira umundeba nabisi. Uzareba abagore batunga abagabo bakunda kugisafari cyane cyangwa bataha nijoro muri kerere nibo bagira inda zaje imbere. Barebe kubera ko banjye hahora urebe ko hariyo ufite. Haleluya. Uza kwicara tugusenge tuvuge ngo umugabo wajya atakara mu izina rya Yesu. Sibyo? Haleluya. Gusa ko mushe. Uzimambi ndazizi imbere agahinda kajya mu mutwe kahakuzura akamanuka mu mutima ukuzura akiyicarira mu nda. Ukaza ngo umubyibuho wa hehe kwara agahinda kabuze iyo kajya kicaye mu nda. Umuseka ndabeshya. Mana hano harimo abana agahinda kakishe kigeze no muntu ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Bavuze ngo abagabo banyu bajye bataha kare. Bababwire ko muri ba bebe, muri ba sosiso, muri ba gapome. Umugore babwire ko ari gapome. Iyo atakisiga mukoroga inzo biraza. Hanyuma Yesu abakwise. Amen. Haleluya. Amen. Narivuze ijambo rikomeye. Ibintu bitari byaranze kwemera. Uhereye umunsi niyemera mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibintu byari byaranze gukunda. Umunsi birakunda narihamariza Charlotte. Ibintu byose ko intambwe utagezeho. Uyu munsi ugiye gutangira indi ntambwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo abantu mwishingiye mutigeze mwambara agatimba mwarahombye. Mama mufite imyaka mureba nabi mudamuka babima intebe y'imbere mugataha mwarakaye. Ntabwo umuntu yaba yaricaye kuri iyi ntebe muri dote ngo yatwaye ngo bamuhaye umwanya mubi. Hanyuma Yesu abamugisha. Haleluya. Korozani nazo ndabona ritanga. Hanyuma rero Yesu abamugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Badusomere itangirira ibice bibiri umurongo wa 10. Ubuta ntabwo dutinda. Ushakire niko rivuga niba ntacyo bitwaye. Tangiriro ibice bibiri umurongo wa 18. Aranditse ngo itangirira ibice bibiri umurongo wa 18. Umutwe w'ijambo ravuze ngo Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Ucakurekera. Kadusubiremo. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Haleluya. Amen. Biblia tubwira ngo Imana ireba Adamu. Haleluya. Amen. Kuri mundakarire. Nisi murankunda.
muri iyi si mbamo. Cya kabiri nzi kwiyamini. Cya gatatu nzi kwikunda. Amen. Haleluya. 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 Manashowe. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana. Iravuze ngo Imana irema Adamu. Irema nde? Adamu. Imuha gutegeka ibintu byose. Inyamaswa z'inkazi izoroheje. Haleluya. Ariko Imana ibona n'ubwo imuhaye ibintu byose, ariko nta munezero agize. Nta munezero. Hari igihe uhura n'umusore akakubwira ngo njyewe ngo kuba ndenyine ntacyo bintwara, uratubeshya. Wahura n'umukobwa ngo njye nashaka ntakiba, ufite ikibazo ahubwo gikomeye kurusha n'icya nyina w'abizu. Niba ufite umugabo ukubwira ngo mudutandukane ngo nabaho, arakubeshya. Nta mugabo wabaho umugore atagize gute adahari. Murahari rata? Baza umuntu muri muramufite cyangwa uratubeshya? Imana y'ubwayibona ko umugabo atari byiza kuba wenyine y'ubwayiri mu ijuru. Hanyuma wowe uratubeshya ngo utari kumwe n'umugabo wabaho, utari kumwe n'umugore wabaho. Uri mutatubeshya, ahubwo nakubwira gutyo uzacunga harara. Niba n'umugabo akubwira ngo tutari kumwe nabaho, abafite harara. Hanyuma ntacyo uri gukorera, kuko umugabo agomba kubaho, kuko afite iki? Afite umugore. Imana irangije yitegereza akanihute, yitegereza Adamu, ireba uburyo yigunze, ireba uburyo ababaye, iravuga ngo ntabwo ari byiza ko uyu mugabo aba wenyine. Hanyuma uyu munsi Imana yabonye ko bose ko atari byiza, Oscar ko atari byiza kwaba wenyine. Haleluya. Hanyuma Oscar ntutubeshe, ntutwigireho uwadanje. Imyaka umaze ntabwo imbere nta mugore wagiraga, icyakora wagiraga abagore. Amen. Hanyuma niba mbesha mu ntera amabuye, ntabwo wagira urwango nk'iri, ntabwo wagira inda nk'iri, nta bagore ugira. Bose ikaba urabihakana. Hanyuma ko yari afite abagore, ariko uyu munsi Imana yabonye ko atari byiza ko wasikara aba mu bagore, ahubwo imuteganyirije umugore. Murabona mukamwe agashimye Imana. Ubuhanga dufite n'ibindi bigabo bifite abagore. Uzi kizabikubwira? Uzi kubona umugabo adaye gatanu yarakoze mariage atajya yambara impeta. Ubwira n'abafite ibigore. Hanyuma hano hari uburanye ngo n'abagore bafite ibigabo. Ni iki kikubuza kwambara impeta wambitswe n'umushumba? Turashima Imana ko Yesu karavuye mu bigore akaba abonye umugore umukwiye. Usikari bamwe bitaga Sheri, bamwe bitaga Zahani, bamwe babwiraga ko uzaba tuza ku nyanja, bamwe babwiraga yuko uzabagurira hegitari z'amasambu mu Mutara bakajya gushyiramo ifamu. Abo bose Imana yabonye ko batagukwiriye. Uyu munsi kuremeye umugore ugize gute? Ugukwiye. Yaba ari mugufi, wari ugifite amahitamo yo guhitamo, wari ugifite n'uburenganzira bwo kuvuga ngo Sange Charlotte ari ingare ndamuretse, Sange Charlotte ari mugufi ndamuretse, Sange Charlotte arizwa n'ubusara, abagore barizwa n'ubusa, urumva ndamuretse.
ariko uyu munsi duteraniye ahangaha wese kariye nyemera urebe Charlotte umubwire ngo ni wowe. Oya murebe umubwire ngo ni wowe, uvuga cyane baguhe mikoro uvuga ngo ni wowe. Ni wowe. Ubwire ngo nta wundi. Abandi bose barababeshaga. Oya ni Charlotte. Hanyuma turashima Imana ko Charlotte abaye misi mu mapiganwa habamo benshi, ariko Charlotte abaye misi abaye kibasumba. Hanyuma turashima Imana ibona ko uyu mugore, haleluya, imuremera umugore ugize gute umukwiye. Yesu ashimwe cyane. Badusomera Abefeso 5:25 kwihute ihangane ndihuta nta bundi butinde. Abefeso 5:25 aranditse ngo umutwe w'ijambo aravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumerana. Dusomere. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yabakunze, yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Ukimara guhitamo Charlotte, Bibiliya yavuze ngo bagabo mukunda iki? Abagore. Utegetswe, ntabwo ari ibyo usabwa, nta nubwo ari ibyo tukwigingira. Utegetswe gukunda Charlotte. Ategetswe kugira gute? Charlotte yaba ingare, Charlotte yasakuza, Charlotte yagira amafuti, utegetswe gukunda Charlotte. Ikigaragaza Charlotte ko wasikara gukunda nuko yihanganira byose. Hari abagabo ujya usanga ngiye ngo umugore wanjye ngo naramukundaga, ngo none ngo umugore yatumye mpinduka. Ntabwo wamukundaga. Umuntu ukunda niyo yahinduka wowe ubona atagira gute. Utegetswe gukunda Charlotte 100%. Yego, nk'uko Kristo yakunze itorero akagera ku rwego akagira gute akaripfira. Bivuze ngo no gupfira Charlotte ugomba kugira gute, ugomba kumupfira. Mwumvisha abagabo, ugomba gupfira nde umugore. Hanyuma hari igihe abagabo batubeshya ngo baradukunda batadukunda. Babwira akantu kamwe bahita mwumva ko batubeshya kugira ngo bose atazagakora. Uzareba abantu baba mu cyaro inzara itera mu rugo, umugabo akahita avuga ati ngiye Kigali gupagasa, yagera i Kigali ya mbere arara yariye. Ubwo bakunda umugore abagize gute? Inshuro ya mbere umubyizi wa mbere ahingira ibijumba n'ibishyimbo byo kurya ndabizi, kandi mu rugo bagize gute? Akanagurisha telefone mu rugo, akayikoramo itiki, agasiga umugore n'abana bayura, agafata itiki y'i Kigali. Wose kandi ntabwo ari urwo rukundo Imana ivuze uzakunda Charlotte. Iravuze ngo ugomba no kumwitangira. Murumva iki kintu ukuntu gifite imbaraga? Ndimo ndabwira abantu bakuru barimo barabyumva. Badusomera Abefeso 5:22 inshingano z'umugore. Ndimo ndihuta. 22 bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Kiraho ngaho ntacyo bitwaye. Haravuze ngo nawe Charlotte ugandukire nde? Osika. Ngiye kuvuga ibintu bitatu. Guca bugufi ni password yo kuganduka. Ikindi cya kabiri, Osika arashobora kwirangwa stress bitewe n'ababiriranywe, bitewe n'ibibazo afite. Osika yagera mu rugo akaza avuga nabi. Abagabo se nimubizi? Icyakwereka Osika ko Charlotte aganduka nuko umubwira nabi.
Charlotte akirengagiza inama ubwira akagusekera. Icyo kigaragaza kugira gute? Ariko navuga nawe ukavuga ntabwo uzaba wagana password kabonwe naho wasika yaba ari mu ikosa yirengagije bitewe na mudajemo. Ariko ejo cyangwa ejo bundi uzavuta ariko hani wanjye buriya wari wabaye wose karazaca bugufi. Nicyo bita kuganduka. Bagandukire abagore abagabo babo. Hanyuma muzi impamvu Yesu yavuze iri jambo. Niba hari abantu batagondwa ijosi ni abagore. Niba hari abantu batagira urukundo Imana itegeka urukundo ni abagabo. Mugabo yagukunda muri kumwe none yagera Nyabugogo agakunda undi, yagera Gitarama agakunda undi. Kubera iki? Abagabo bagira ikintu kimeze nka ntabwo ari urukundo, bagira agahararo. Abagabo umugabo yaguharaye ubona n'ijuru ryose ari iryawe, ariko mukimara gutandukana araguhararuka. Niyo mpamvu Imana itegetse Bosiko, itegetse Bosika gukunda nde? Gukunda Charlotte. Abagabo baraharara. Umugabo araguharara. Ubu mwari muri fiyansaye kakubwira ati mugore wanjye ni wowe mwiza kurusha abandi, urasa na bike, ufite amatwi ateye neza, ariko wakora ikosa rimwe kava mu gitondo akageza nimugoroba bataguhamagaye. Niyo mpamvu Imana itegetse Bosika ukunda Charlotte pana guhara. Mpamvu dufite divorce nyinshi, abantu baraharara. Bagabo muraharara, uwajya muri telefone za yasanga harabo mwaharanye. Uri mubwira ko uzamubakire taje Bugesera n'uwawe nawe kwishura inzu wawe byakonanye. Ariko Imana iravuze ngo Bosika va muri abo hugukunda umugore wawe. Rero umuntu muri kumwe n'Imana izakurinda umugabo uzaguharara. Mwaba mama mwubatse ibikomere mufite byageze no munda nibyo abagabo babaharaye. Bakobwa bari hano impamvu mudashaka ni abatipe babaharaye. Message za mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Badusome Imigani 14 umurongo wa mbere. Aranditse ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Kiraho Yesu agumisha. Ntabwo ndi ibi bintu ndimo mbabwira byana gutangaza ko Charlotte atarimo kubyumva. Ari mubizi ko atarimo kubyumva. Ni mwebwe ndimo mbwira. Charlotte yibera mu ikanzu y'umweru, yifatiye ururabo, hari kumwe na sheri we, babyumvise neza. Hari bararimba ati birabaye mu mutima bagamba ashize ivuga. Hanyuma nshobora kubirinda kuvuga. Charlotte atabyumva. Musabundi yapu. Umugore w'umutima yubaka iki? Urugo rwe. Ariko umupfapfa agira gute? Ararusenya. Hari amagambo atatu asenya urugo mwaba mama mwe nimwe ndimo kwibwirira. Ijambo rya mbere risenya urugo, yego, nuko udaca bugufi. Umugore wese utazi gusaba imbabazi asenya urugo. Umugore w'umuhanga mu kubaka urugo naho yaba atari mu makosa, ariko kugira ngo wubake usaba iki? Imbabazi. Dufite abagore batagisaba imbabazi birukira kwa mudugudu. Umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe. Cya kabiri, asigasira ubuzima bw'umugabo we. Ahantu umugabo wawe buriya ubanye n'umugabo ahantu agira intege n'ubuhazi niho ufata. Icyo twagitambutsemo. Hanyuma icya gatatu, umugore w'umunyabwenge Salomo yavuze ngo areba umurima yangiza akagira gute? Akawugura. Iyo ubaye umugore byibutse na Charlotte, iyo ubaye umugore ukajya mu rugo ushaka gutungwa n'umugabo, muri iki kinyejana ntabwo bigezweho. Niba murabyumva, ufite abagore bavuye ngo twebwe tuzirimo mugabo agakora 24
ukarya 24 ugasanga uri mu rugo umazemo imyaka 15 utaragura n'akabanza. Mugabo niwe byose, nawe uricaye aho ngaho. Umugore w'umutima yubaka urugo. Birabangwa reba umurima yangiza akagira gute akawugura. Abagore b'ikigeni mu mavuta, murarushanwa mu mavuta meza, murarushanwa gusuka za coupe zigezweho, kwambara inkweto za shondeka zigezweho. Cyo ntago ari kiranga umugore. Ikiranga umugore nuko agira gute abungabunga urugo rwe, akareba umurima akagira gute akawuboneho. Nakubabwira mu myaka tugezemo urugo rwose ruzubakwa n'umugore, kuko umugore niwe mbaraga n'iki y'urugo, n'umutima w'urugo. Bivuze ngo rero kuba umutima w'urugo ni ugufata ibintu byose bikaba hehe bikava muri wowe. Bivuze ngo muri ino viziyo nta mugore udakora rushaka muri uru Rwanda. Bagore mwese muhaguruke mujye hehe mujye guhinga. Mugore w'umutima yubaka iki? Umugore uri hano ufite akazi ugenda kuwa mbere, umugabo yajya kwishura inzu nawe akongeraho 10, ntabwo umugabo yamukoraho, uko azi ko hari icyo agize gute, hari icyo amaze. Maze iminsi mura n'abamama kambwira ngo none se none nkabane ukora iki? Akambwira ngo ntacyo nkora usibye gusenga. Niyo mpamvu rero ufite ikibazo. Umugore yubaka iki? Yubaka urugo rwe. Muranyumvishe? Haleluya. Reka duhereze Imana icyubahiro mu byumvishe. Umugore mwishari bati ntabwo ugiye kwa Oscar, ntabwo ugiye kwicara. Oscar akeneye niba azanye 500 wowe uzane 200. Siko bimeze? Hanyuma abe angahe? Abe 700. Murimo murabyumva? Yego. Oscar akeneye surprise. Abagabo b'amabogari bakunda za surprise. Oscar ubwo mbere Oscar akeneye surprise. Babyumvishe? Narababwiye abo bushize nushaka uzafate bombo y'ijana y'umutima umuhurize hano bakorera ubukwe bw'abana. Umubwire uti sheri ngewe simfite gukora ubukwe, twarabukoze ariko nje kuguhera hano bombo y'umutima. Wibuke igihe nicanye nawe muri iyi tente. Abagabo bakunda surprise. Mugore w'umutima yubaka iki? Yubaka urugo rwe. Hanyuma wasika abagore bakunda ibintu bitatu. Ikintu cya mbere naho yaba bakubwira amafuti ariko ugomba kumutega amatwi. Naho ndakubisa ndakwira nashaka kubwira amafuti, nashaka kubwira amahoro. Ikintu gituma umugore agwa neza ni ukumutega iki? Amatwi. Ikindi cya kabiri gituma umugore yubaka urugo wose kandi yego mumurani n'uguharanira igihe cyose kumenya icyo umugore ashaka. Abagore buriya nanjye ndimo sibyo, umbwire niba mbese abagore turi bararihindagurika. None wamugurira Real kuwa 6, ku cyumweru yabona ishakoshi atuzi ko nabonanye Mukamana ishakoshi nziza, mwibihakara mu guti sheri wanjye ngundi ndayigurira rebe ko sheri utadatuza. Hanyuma wowe uhagarariye umusore mbere yuko tubasezeranye, uwo mwasabye niwe babazaniye. Komera Imana yacu amashyi, nawe arabyemeje ko ari we bazanye. Hanyuma hari umuntu waba ufite ikibazo kuri aba bantu babiri cyatuma tutabasezeranye? Arahari? Hanyuma rero mwese mwemeye ko tubasezeranya mubyemeresha ibiganza. Ko mbonye umuntu utabyemeje. Hanyuma ababyemeye barahagije. Hanyuma ufite ikibazo adaceceka iki? Iteka ryose. Hanyuma Oscar uremera, navuze ibintu byinshi, uremera uyu mwanya ko tugusezeranya na Charlotte? Byemeza ibiganza niba ubyemera.
mukomere Imana amashyi nawe arabyemeye. Hanyuma Charlotte wumvishe ko ugiye kuganduka, wabyumvishe uyu munsi rwose wosika shyira amasogisi ku muryango ubundi wigendera, sibyo se? Hanyuma uyu munsi Charlotte wajyaga ufata igikapu ukajya gusenga, ubu ni ukubisaba kavuga uti mugabo mwiza nabasabaga njye gusenga n'ijwi ryiza kandi n'iri ryanjye ushaka uzanapfukama uti rwose anismiti nyenyeri hwi uranyemerera ko njya gusenga. Yavuga ngo simbishaka ugasiba, yavuga yuko ujya gusenga ukagira gute ukagenda. Ibintu byanyu Imana ngo yambwiye mujye gusengera abantu nabonye uri umuhanuzi hano kwa Osikari birangiye umunsi no kugenda wasabye iki. Hanyuma nawe uremera gusezerana na Osikari, niba ubyemera azamura ibiganza hanyuma ubyemere. Dukomere Imana yacu amashyi yuko bemeye. Amen. Hanyuma rero tugiye kubasezeranya ku mugaragaro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Charlotte giye kugandukira Osikari, abagore be bagira imivumo 28 igenda ikagera no kubuzukuru. Hari ibintu tujya dukinisha, umuntu agakora divorce akumva ko biciriye aho ngaho, harimo ingaruka z'ibintu bigukurikirana, bigakurikirana n'abana bawe. Abo dusengana barabizi intego tugezeho, ntabwo naje kubigisha hano. Rero hari abantu biha amahoro, ariko gusezerana imbere y'Imana kazamura ikiganza, iyo utabikoze neza bikubyarira umuvumo. Harimo gukenyuka, harimo guhinga hagasarura abandi, ibihombo muhora muhura nabyo, cyangwa mugacuruza bikanga, cyangwa mukabona akazi bakabirukana, babifitanye ingaruka n'ibyo byose. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kubasezeranya ku mugaragaro n'imbere yanyu. Ngiye gusaba rero baraha mikoro Osikari kugira ngo abyemerere imbere yanyu ndetse n'imbere y'Imana ko uyu munsi abyemeye. Pare adufashe ayimuhereze. Yesu amuhe umugisha. Njyewe hanyuma urazamura ikiganza cy'iburyo ufashe Bibiliya mu kiganza cyawe, kira zamura hejuru imbere y'iteraniro. Mwegereze ingose. njyewe Harerimana Osikari mu izina ry'Imana ishobora byose ndahiriye rwose uyu Mukamutara Charlotte ambera umugore w'isezerano. Nzamukunda, nzamukuyakuya, nzabana nawe mu mahoro, mu buzima, mu bukene no mu bukire, arwaye atarwaye, tubyaye tutabyaye, tuzatandukanwa tukazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabimfashemo. Amen. Komera Imana yacu amashyi. Yesu amuhe umugisha. Reka na Mukamutara nawe bamuhe Bibiliya afite mu kiganza cy'iburyo. Njyewe Mukamutara Charlotte mu izina ry'Imana ishobora byose ndahiriye rwose ko uyu Harerimana Osikari ambera umugabo w'isezerano. Nzamukunda, nzamukuyakuya, nzabana nawe mu mahoro, mu buzima, mu bukene no mu bukire, arwaye atarwaye, tubyaye tutabyaye, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabidufashemo. Amen. Komera Imana yacu amashyi. Babakiriye urupapuro. Amen. Mwakongeye mugakomera Imana yacu amashyi niba ntacyo bitwaye.
hanyuma abanyemerera bazana impeta. Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mana mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga, izina rifite ubutware, izi mpeta ndazisengeye mu izina rikomeye, n'imbaraga ikomeye n'ubutware bukomeye. Ndazisengeye nk'umugisha wawe ube muri izi mpeta, kandi neza yawe izibemo. Bakozi bawe mwa bagiye kuzambikana ku mugaragaro. Reka ijambo ryawe ryitwa urukundo riherekeze izi mpeta, kandi imbaraga zima, imbaraga zikomeye zizabashoboze kuzambara kugeza batandukanijwe n'urupfu. Ndabisengeye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma musome aho ngaho biriho. Zamura ikiganza hejuru. Harerimana Oscar wambitse impeta nk'ikimenyetso, ni ikimenyetso cy'urukundo. Nagukunze nkuruta aba. Amashyi sabe n'abarindi bashyiremo amashyi yabo ntacyo bitwaye. Amen. Haleluya. Hanyuma tugiye kubasengera, ariko mbere yuko tubasengera ngiye kubasaba bose karagiye kuzamura ikiganza asezere ku bagore bose, abari hano n'abadahari. Zamura ibiganza byabo basezere bumve ngo bye bye. Hanyuma Yesu umugisha, muzahura mu bibazo bindi, ariko uhereye umunsi arabasezeye. Mubwire n'abandi bose ko yasezeye ku bagore bose. Yego hasigaye Mukamuta. Nawe rero zamura ibiganza, hanyuma ubwire abatipu usezere, ubabwire uti bye 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 bye. Hanyuma reka dukomere Imana yacu amashyi, ngo n'abataje biraca kuri WhatsApp babimenye ko basezeye. Hanyuma tugiye kubasengera, kansabe nibara abakozi b'Imana barimo baze tubarambike ibiganza bapfukame kugira ngo tubasengere. Tugiye gusenga, nsaba guhinduka dufashe gusenga uheze ndikamwe ngo tubasenga. Data wa twese wera wa Isiraheli, turagushimye cyane ko uri umukozi w'umuhanga. Weho washoboye guhuza abatari buzahure ku bw'amaraso wameneye isi nzima. By'umwihariko uyu munsi Harerimana na Oscar ndetse na Mukamutara Charlotte
bemeye guhuza imiryango ndetse n'imbaga ingana gutya y'inshuti n'abavandimwe ku mugaragaro bemereye imbere yawe ko bagiye kubana ubutazatandukana keretse urupfu cyangwa kirisitu ugarutse gutwara itorero. Turagushimye kuri uyu mwanya mwiza rero, ariyo mpamvu tubagotesheje protection yawe y'amaraso y'isezerano waviriye isi nzima, aze kugota ubuzima bwabo, aze kugota urugo rwabo, aze kubajya imbere igihe cyose ajya babonekaho. Mama, dusabye bike, tuzi ko inkomezi zawe zizabana n'ubuzima ko uzabarinda abanyamaza. Tuzi neza ko uhereye umunsi mugisha y'uburyo bwose bagiye kuyoba. Mana, uzawohereze marayika ubacangura igihe cyose akomeza kurasa imbere zawe, kugushima ndetse no kubwira abantu iby'imbaraga iby'imirimo wakoze. Hari ingoyi bamaze gucika, hari ibintu bamaze kujugunya inyuma, hari ibyo basize inyuma. Ibyo byose turabinanije, ayo marembo akomeze abiyo, bongere batumire imbere, bagumire umusaraba wawe, banezerewe ubuntu bwawe. Mana, dusabye bike, byinshi biduhere kwibahisha uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Izina ry'Imana Data ishobora byose, uhereye uyu munsi nemeje yuko Harerimana Oscar na Mukamutara Charlotte babaye umuntu umwe, babaye umubiri umwe, bihamije imbere y'iteraniro ryose n'imbere y'Imana ishobora byose, none n'iteka ryose. Amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Imana
urugo rwiza urugo rwiza rurimo amatungo, urugo rwiza rurimo amatungo, unabiranga n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. urugo rwiza urugo rwiza rurimo amatungo, urugo rwiza rurimo amatungo, unabiranga n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Ijuru rito Imana ibahaye, ijuru rito Imana ibahaye, muzagira umugisha, muzagira amahoro, muzabyare abahungu abakobwa, muzabyare abahungu abakobwa. Ijuru rito Imana ibahaye, ijuru rito Imana ibahaye, muzagira umugisha, muzagira amahoro, muzabyare abahungu abakobwa, 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 muzabyare abahungu abakobwa. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twisaba, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dukeneye, iturebera ku manywa na nijoro, iturebera ku manywa na nijoro.